ububasha n'imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe. Ndabaramukije aho muri hose, bashimiye Imana ko Imana yabaramukije amahoro, Imana yabarinze, Imana yabanye namwe, kandi natwe Imana yabanye natwe, ntacyo tuyishinja. Imana ibambere imigisha aho muri hose. Nitwa Mukandengoro Laurence, ngarutse imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi ndumva ndi mu mavuta yo kuririmba, nubwo ntabizi neza, ariko hari indirimbo yamfashije mu mutima wanjye numva tugiye kuririmbana, hanyuma tukabona gusoma ijambo ry'Imana. Ni indirimbo dusanga mu gitabo ya 204 mu gushimisha. Abenshi murayizi, ariko twongeye tukayiririmbana byarushaho kuba byiza. Imana rero ibambere imigisha. Reka tubanze dusenge Imana, hanyuma tubone kuririmba tunasoma ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, utegeke byose bikumvire Imana, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Data, utegeke byose Yesu, kuko ari we mwungeri mwiza. Duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro muri byose Yesu. Wowe ushyirwe hejuru, imirimo yose igiye gukorekera aha ngaha turayikweretse. Turinginze cyane ngo umwuka wo kuririmba tumanukire, turinginze cyane umwuka w'ubusobanuro bw'ijambo tumanukire. Roho Mutagatifu ubane natwe mwami muri uyu mwanya, ubanze utweze udutunganye, ibicumuro byacu bikurweho mu izina rya Yesu, kugira ngo tuvuge ibyera by'Uwiteka Imana nyir'ububasha, natwe imitima yacu yejejwe. Turagushimiye rero, reka umwuka wera w'Imana akore imirimo n'ibitangaza. Ijambo ryawe n'indirimbo mwami watugeneye uyu munsi ubigeze ku bantu bawe, bifite imbaraga ryo guhindura, bifite imbaraga ry'ubusobanuro mu buzima bwabo, bifite imbaraga ryo gusobanura, haleluya, ibyo ushaka n'ibyo ushima muri twe. Icyubahiro no gukomera komeze kuri byawe uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze Yesu, amen. Turirimbane indirimbo. Dore ibendera ya Yesu riramanitswe, nguyu araje ahuru yaryo ngo atabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde
wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi. Iyi ndirimbo yabyutse ifasha, ariko numvise ari indirimbo nziza ivuga ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe. Ni ukuri umusaraba wa Kristo Yesu uracyamanitswe. Imana ishimwe cyane. Ibendera rya Yesu, ikimenyetso cy'ubutsinzi, ikimenyetso cy'ubudahangarwa, ikimenyetso cy'igitinyiro, ikimenyetso cyo kubaho mu buryo bw'umwuka, no ikimenyetso cy'agakiza. Ibendera ry'umukiza wacu Yesu riramanitswe. Ngo mbese ninde wabashobora. Imana ishimwe. Ngo kandi aje ahuruye atyo ngo atabara be. Imana ishimwe. Ijya ibona abantu uko bameze ikabitegereza, yababonaho ikimenyetso cy'umusaraba wa Kristo Yesu, bigatuma Yesu aza ahuruye. Kabone n'ubwo waba utamutabaje, kabone n'ubwo waba utazi uburyo Yesu atabaramo, ariko burya Yesu ajya yitegereza, yabona ugeze aho udashoboye, yakubonaho ikimenyetso cy'umusaraba we, akaza ahuruye atyo ngo atabara be. Imana yacu ishimwe. Ati yemwe ndaje ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora. Ni ukuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Imana ishimwe. Nawe rero aravuga ati ko ndi mu ruhande rwanyu, umubisha wanyu yava he? Ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Igitero cya kabiri kikavuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye. Koko ingabo za Satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ni ukuri iyo ataba Uwiteka wari mu ruhande rwacu, iyo umwami Yesu ataza kutwitangira, ingabo za Satani ziba zaraduhinduye uko zishaka, tuba twarabaye abakozi, abana bo kurimbuka. Ariko kubw'umusaraba wa Kristo Yesu, kubw'ibendera rya Yesu rimanitswe ku buzima bwacu, ntituzapfa tuzarama, tuzavuga kugira neza kwisumba byose, kandi tuzagaragaza kwera k'Uwiteka, tuzagaragaza kwera guturuka muri Kristo Yesu, kuko ibendera rya Yesu riramanitswe. Imana yacu ishimwe. Ubuzima bwacu buriho ikimenyetso cyo gucungurwa, buriho ikimenyetso cy'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ibendera ibendera ku Kristo cyangwa mu buryo bw'umwuka ni umusaraba wa Kristo Yesu wamanitswe ku bwacu, kugira ngo nituwubururiraho amaso tuzahabwa agakiza, tuzabona ubugingo buhoraho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Kandi iyo umuntu arebye kuri uwo musaraba, ngo imitwaro yose yari iri ku bitugu bye ngo iradohoka, ikavaho, ikamurekura, akababonye ihumure n'ituze. Ngo nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Niba dushobora kwizera ubutware bw'abadukuriye mu mirimo, niba dushobora kwizera ubutware bw'ijambo twahawe, tugomba rero no kwizera ubutware bwa Kristo Yesu. Turi mu cyanya cye, turi mu butware bwe, tumwizere, tumutumbire twizeye, tuzabona umwami Imana. Imana ishimwe. Igitero cya kane kikavuga ngo nubwo intambara iturushya twe gucogora. Umva impundu ziravuze, aranesheje. Haleluya. Nubwo intambara iturushya, intambara ni nyinshi. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nubwo rero intambara ari nyinshi, nubwo intambara ari nyinshi, amen, twe gucogora, twe gucika intege, twe gucika intege. Nguyu aranesheje. Umwami Yesu anesha isi, akanesha Satani, akanesha umubiri. Umwami Yesu yaranesheje, yanesheje urupfu. Imana ishimwe. Bari mu ijuru ry'abera. Haleluya. Iki gitero kiranezeza cyane. Navuga ngo
iki gitero kivuga ukuntu umwami Yesu ari we wanesheje, yanesheje byinshi na biriya bikurwanya n'izo ntambara. Muri izo ntambara Yesu yaranesheje. Iyo ataba ari we wabaye mu ruhande rwawe, ababisha bawe baba barakumize bunguri, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri wowe, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri njyewe, ariko umwami Yesu yaranesheje. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo yaranesheje, yaratsinze, niwe uturwaniye intambara. Imana ishimwe cyane. Iki gitero kiramfasha cyane. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Haleluya! Ngumva impundu ziravuze aranesheje. Mwami Yesu ajya avuza impundu hejuru y'ibyashaka kutuvuzaho induru. Yesu ajya anesha impundu zikavuga hejuru y'induru. Yesu ajya anesha ibyishimo bikishima hejuru y'umubabaro. Imana yacu ishimwe cyane. Nubwo intambara ikurushya, nubwo intambara indushya, ariko umwami Yesu aranesheje. Umva impundu ziravuze aranesheje. Yesu abantu bamigisha kubwo kumva iyi ndirimbo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 22. Aravuga ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi, kuko nabanje kukuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Haleluya! Murongo wa 23 akavuga ngo abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga, mbateragane mu bihugu. Imana ishimwe. Imana yacu nishimwe cyane. Urumva rero hamwe n'iyi ndirimbo, Uwiteka ari kumwe natwe. Uwiteka uko yabanye n'abacu bava muri Egiputa ikabageza i Kanani, ikabageza mu gihugu cy'isezerano, natwe niko uyu munsi turi aha muri iyi si, turi abashyitsi n'abimukira. Iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Natwe aha turi twahagereranya nkaho turi abapangayi, nkaho turi mu gihugu kitari icyacu, kuko ntabwo turi ab'isi. Aho umwami Yesu ari uyu munsi wa none niho natwe tuzaba, ngo yagiye kudutegurira. Imana ishimwe. Rero muri iyi si haracyariho umwuka wa Farawo. Hariho umwuka wa Farawo udashaka kukurekura. Hariho umwuka wa Farawo ugukomeza ku by'isi, ukawukomeza ku by'umubiri, ukawukomeza kubiboneka, ikawukomeza ku by'igihe gitoya. Umwuka wa Farawo uzi neza yuko aho uzajya cyangwa se aho uteganyirizwa, cyangwa se muri gakondo yawe ari heza atarimo. Umwuka wa Farawo rero nawo ushaka kugufata ngo kugire ingaruzwa muheto, ushaka kugufata ngo ukoreshe iby'uburetwa, ushaka kugufata kugira ngo uhore ukubabariza muri iyi si. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi. Imana ishimwe. Imana ngo yibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Imbaraga zikurwanya zifite ububasha. Nako umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo dore ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Naha rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwami wa Farawo, Imana yibasiye umwami Farawo umwami wa Egiputa. Niwe utubuza gushingira ubwiza bw'Imana, niwe utuyobora inzira mbi zo gukiranirwa. Kandi umwami Yesu yaratubanjirije muri iyi si kugira ngo tumwigireho, ko yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, nimumwegere mumwigireho. Imana ishimwe. Tumwigireho gukiranuka, tumwigireho kunesha, tumwigireho gutsinda isi, tumwigireho gusenga, tumwigireho kwihangana, tumwigireho gukorera Imana, tumwigireho kwizera ko turi kumwe na Data wa twese mwiza, tumwigireho kwizera iby'ubwami bw'Imana. Ariko uyu Farawo kuko azi neza umwami wawe,
Farawo ajya ashaka kugufata, ajya mfata, ajya ndwanya kugira ngo ntabona ubwiza bw'Imana. Nyamara Yobu yaravuze ngo amaso yanjye azamwibonera saa yundi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubu rero tukiri kwa Farawo, tukiri muri iyi si, tukiri muri ibi bibazo, tukiri muri izi ntambara, ntabwo tubasha kubona ubwiza bw'Imana nk'uko bikwiye, ariko ubwiza bw'Imana burahari, kandi ubwiza bw'Imana tuzabubonesha amaso. Nuko rero Farawo uyu nguyu Uwiteka aritegereje asanga Farawo akumaranye igihe, aritegereje asanga Farawo yamize umugisha wawe, aritegereje asanga Farawo aguhozaho inkoni y'uburetwa, agutuka igitutsi, akagusuzugura umunsi ku munsi. Mbese Farawo ntashaka kukurekura, ariko Uwiteka avuganye nawe, kandi Uwiteka avuganye nanjye, ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo. Imana iramwibasiye. Imana yibasiye ibyari bikwibasiye, Imana yibasiye ibyari binyibasiye, Imana yibasiye ibyatwibasiye muri iyi myaka yose itambutse. Imana yibasiye ibyaturwanirizaga mu migisha yacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nuko ngo nzamuvuna amaboko yombi. Ayiwe, Imana izamuvuna amaboko yombi. Yahimbye agufatisha amaboko yombi, ariko Uwiteka avuganye nawe, Uwiteka avuganye nanjye yuko azamuvuna amaboko yombi. Ibyo yari yishingikirije, ibyo yagufatishije byose, iminyururu yaguhambirije yose, imigozi yaguhambirije yose, gereza yagufungiyemo uko imeze, uko ariko kose, ibikoresho byose Farawo yari afite agufata, Uwiteka avuganye nawe ngo dore azamuvuna amaboko yombi. Uko nabanje kuvuna, mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yabanje kuvuna ukuboko kumwe. Burya hari intambara cyangwa se hari inzobo mwanzi yari yacukuye, Imana irazisiba, uko ni ukuboko kumwe. Hari umugambi wa Satani wari uri ku buzima bwawe, washaka ko usebugirwaho n'igisuzuguro, wibagirana, uko ubabazwa, Imana iragutabara. Ko ni ukuboko kumwe yavunnye, none iravuze ngo izongera ivune n'ukundi. Yabivunnye amaboko yombi. Imana izagutabara. Ubwo izagutabara igutabaye, nanjye kandi ubwo izantabara intabaye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo kandi inkota yo kundimbura, inkota yo kunyicisha, inkota yo kumbabariza umutima, inkota yo kunyicira ibitekerezo, inkota yo kunyicira umumaro, inkota ya Farawo mbi ivusha amaraso, inkota yica abantu ikabica mu bicuku bya nijoro, ikabica ku manywa, inkota yica abantu mu bitekerezo, inkota yica abantu mu mikorere yabo, inkota yica abantu mu kwizera, inkota yicira abantu mu nzu y'Imana, inkota yicira abantu mu munezero wabo. Inkota ya Farawo, Bibiliya iravuga ngo nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Imana ishimwe cyane. Ngo iyo nkota rero ngo Uwiteka azayigusha hasi, ntabwo izagushyikira. Humura nubwo bikwasamiye, humura nubwo bikurwanya, ntibizagushobora, kuko umwami Imana yibasiye Farawo. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi Abanyegiputa ngo izabatataniriza mu mahanga. Imana ishimwe cyane. Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga, mbateregane mu gihugu. Imana ishimwe. Ibyakurwanyaga byose cyangwa ibyandwanyaga byose uyu mwaka, byandwanyije kuva nkivuka, byandwanyije kuva nkiri mu nda ya mama, byandwanyije mu buzima bwanjye, byandwanyije cyangwa ibyakurwanyije nawe ubwiyumva. Imana ishimwe. Uwiteka aravuze ngo azabitatanya ngo ibiteregane, bibi ntabwa, bibi byimyozwa. Uwiteka Imana nihimbazwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Rero avuganye nawe ijambo rikomeye cyane, ngo azabitatanya. Bibiliya iravuga ngo bazaca mu nzira imwe bagutera, ngo nanjye mbatatanyirize mu nzira zirindwi. Niko Uwiteka avugana natwe. Imana ishimwe. Haleluya.
Uwiteka Imana nyir'ububasha ari kumwe natwe. Niko umuririmbyi yaturirimbiye aravuga ati yemwe ndaje ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Nta kizagushobora upfa kuba ufite umwami Yesu nk'umukiza n'umurengezi w'ubuzima n'ubugingo bwawe. Nta kizagushobora upfa kuba wizeye Imana isumba byose. Izarwanya Farawo kandi mwambura inkota yakurwanishaga, izarwanya Farawo ndetse imuvunagure n'amaboko. Uwiteka Imana agira ibyo avunagura amaboko, tubashe kubohoka, tubashe gukorera Uwiteka tunezerewe, tubashe kumva ijambo ry'Imana dufite imitima inezerewe. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyinshi, ibereye amashimwe, niyo ntwari ku rugamba. Imana rero ibampere umugisha. Reka dusenge iri jambo ry'Imana ryamfashije hamwe n'iyi ndirimbo. Numva umutima wanjye uguwe neza, numva sintewe ubwoba n'ibihe cyangwa iminsi, kuko Uwiteka nyir'ububasha turaziranye. Nawe niba uziranye n'Uwiteka, humura Farawo wakurwanyaga azatsindirwa mu maso yawe. Haleluya! Kandi n'intwaro zose yakoreshaga gutera, n'amasoko yawe yose yari yarasibye, n'imigisha yawe yose yari yarafashe, n'ubwenegihugu bwawe yari yarafashe, yari yarakunyaze, Uwiteka avuganye nawe ngo dore azamuvunagura amaboko. Imana ishimwe, ivunagura indwara, ivunagura amaboko y'uburwayi, ivunagura amaboko y'ibyaha, ivunagura amaboko y'umubisha, ivunagura amaboko y'abanzi, ivunagura amaboko y'amagambo, ivunagura amaboko y'abahivi, ivunagura amaboko y'abayebusi, ivunagura amaboko y'abeferezi, ivunagura amaboko ya Ruba, ivunagura amaboko y'abanyekanani, ivunagura amaboko y'imyuka itavuga Imana rurema, iyavunagure mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana nyir'ububasha tuzabane nawe, kuko ari kumwe natwe tukiri muri iyi si. Nta watushobora kuko Kristo Yesu atubereye maso. Imana ishimwe. Reka rero dusenge Imana. Data wa twese mwiza, turagushimiye. Ubereye amashimwe Yesu, ubereye amashimwe Baba. Haleluya, haleluya. Turagushimiye, uri Imana iri kumwe natwe. Imana Data, Imana Mwana, Imana butatu butagatifu, ukaba Imana imwe. Oh haleluya, ni wowe uri kumwe natwe. Ubwo uri kumwe natwe Mwami, umubisha ntawe. Nyakubahwa Imana murengezi, kuva tukiremwa Mwami Yesu twatangiye kurwanwa. Farawo yatangiye kugenza ubuzima n'ubugingo bwacu, aradufata ndetse aranaduhambira, ariko ijambo ryawe rivuganye natwe yuko ugiye kuvunagura amaboko ye yadufashe. Mwami, tukabohoka. Rekubohore imitima ya benshi, rekubohore ubugingo bwa benshi, rekubohore imibereho yacu mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Rekubohore Mwami abantu bawe. Oh muririmbyi niko yaririmbye ngo nezezwa no kubohorwa, nkabona nezezwa no kubohoka, nkabona uko nkukorera Mana. Reka utubohore murengezi mu maboko ya Farawo, uvunagura ayo maboko ye mu izina rya Yesu. Mbere warabivunaguye turabibona, tubona gutabara kwawe, uradutabara, uraturengera bikomeye. Ukuboko kwa Farawo urakuvuna, niwongere uvunagure n'ukundi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Utubanziriza imbere Mwami, mu masaha agiye kuza, mu minsi igiye kuza, mu mwaka ugiye kuza. Reka utubanziriza ugende uvunagura aya maboko mu izina rya Yesu. Kandi inkota zikomeye yari afite, nyakubahwa Imana murengezi, nazo uzite hasi. Kandi ingabo ze zose zaturwanyaga, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga z'urupfu, imbaraga zo gukenyuka, imbaraga zo gucumura, mu izina rya Yesu izo zose zitatanye. Mu izina rya Yesu Kristo zitatanyirize mu gihugu. Imbaraga zawe zitegeke kandi ziganze Yesu. Utwiharire kuko turi abawe Mwami, turi ubwoko waronse mu bise by'amaraso yawe Yesu. Reka utugirire neza, utubambire amahema, udukize umubi, udukize Satani, udukize iyi si mu izina rya Yesu Kristo. Mana, udukize amarembo y'ikuzimu, dukure mu irimbukiro, dushyire mu bugingo Kristo Yesu. Turagushimiye, natwe twemeye kuba abakozi bawe. Mana, uzadukoresha iby'ubutwari mu gihe gisa nk'iki Mwami. Nutubesheho kandi utugirire neza, uduhe umugisha wawe Yesu. Ubwoko bwaho buri hirya no hino, aho bwumvise iri jambo ryawe Mwami, reka nyakubahwa Imana habeho impinduka mu buzima no mu bugingo. Kristo Yesu tubohore, natwe tuzaba tubohowe rwose. Urakoze rero, ngaho turwanira intambara Mwami.
mwami, zo warwanye turazigushimiye, tukweretse n'iziri imbere, ukomeze kuzirwanya kuko ari we mukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu Kristo uzatugeze mu ijuru ryawe amahoro, mu izina ryawe ryera Yesu dusenze twizeye, amen.